Mbasuhuze rero bakunzi ba P-Mining TV, ndabasuhuje aho muherereye hose. Kuri uyu mugoroba rero ndagira ngo tugendane buri muntu wese abashe kureba uko yakorera amafaranga kuri iyi Poplive ndetse n'uburyo wabikura aya mafaranga. Hano rero nabazanye kuri iyi live kugira ngo buri muntu wese abanze abashe yitegereze kugira ngo arebe ukuntu amafaranga akorerwa kuri iyi Poplive. Niwitegereza urareba ko abantu barimo bagenda bahana amagifti muri kuyareba. Aha rero nibwo buryo bwa mbere dukoreramo amafaranga. Aha ubwa kabiri murareba hano dufite task hariya hejuru turimo dukora hariya urareba ko harimo imibare. Iriya ni imibare irimo yinjiza amafaranga. Hanyuma niwitegereza hari utuntu turimo tugenda tumyasa ariya ni amafaranga barimo bagenda bahana. Reba hano kuri iyi mibare reka nkwereke ahangaha. Dore ahangaha urareba ko uko agenda bahereza imibare yagenda izamuka ahangaha. Aha hose aha ni uburyo barimo bahanamo amafaranga. Ariya rero iyo amaze kugera ku bihumbi 100 urayabikura. Yes, reka rero mbanze mbasuhuze. Mwebwe bashyashye kuri uyu muyoboro mbahaye ikaze. Namwe mumaze iminsi hano mukandira like musharinge, mukande muri comment kugira ngo dukomeze tubane mu kiganiro cya buri munsi. Abashyashye rero nimwibagire gukanda subscribe no kunzogera kugira ngo igihe cyose ikiganiro kinyuzeho namwe kijye kibageraho. Mbahaye ikaze, reka twihute kugira ngo tujye kureba uburyo tubikuza noneho aya mafaranga tumaze gukorera. Urugero uri hano kuri live wujuje ibihumbi 100. Nimba hano kuri iyi live ukaba wujuje ibihumbi 100 urasabwa kugira ngo uyabikuze. Ahangaha ushobora kuyagurisha kuri abangaba bari hano kuri dashboard. Muri abangaba hari abantu bayagura. Nujya hano kuri live amafaranga yawe ntuzabura uko uyabikuza my friend. Wowe upfa kuba wujuje amakoyini ibihumbi 100 bahita baguhereza amafaranga nta kibazo. We ntuzagira impungenge ngo uzabikuza gute. We ahubwo rwana n'ukuntu uri ufungure ino account. Hanyuma rero ikindi mwebwe mushaka kubikuza reka tugende mbereke ubundi buryo ushobora kuyabikuza igihe wenda hano utabonye umuntu ugufasha ngo muyagure. Uraza hano murareba hano, urareba hano, dore hano dufite coin ahangaha. Sorry gatoya nayisubiye inyuma. Hano murarebaho hano ahangaha, dore hano kuri point ndetse n'ahangaha kuri coin. Wowe urifuza kubikuza uraza ukandeho hano, uraza ukandeho urugero hariya cyangwa kimwe uzukande hano. Sorry hano dore ahangaha uraza ukandeho. Tegerezeho gatoya. Ahangaha rero ko baduhaye option ya withdraw ahangaha. Sinzi nimba muri kwareba withdraw nawe. Iyo urangije ukandaho. Urareba hano rero bahita batubwira yuko kubikuza nuko nibura ufite amakoyini ibihumbi 100 ahangaha. Ibihumbi 10 ni igihumbi bingana n'amanyarwanda 1198. Hanyuma ibihumbi 100 urumva biragera mu bihumbi 11,900, ibihumbi 11,900, ibihumbi 11,940. Ndumva ari aho ngaho nimukarikira neza murasanga ariko bimeze. Aha rero murumva ni amafaranga menshi cyane kandi ni amafaranga ushobora gukorera mu gihe gitoya. Umunsi umwe cyangwa 2 aya mafaranga ubu yinjije. Aha rero iyo maze kuzura uraza ugakanda ahangaha kuri withdraw. Iyo yujuje aya mafaranga ukanda hano withdraw hanyuma ukabikuza. Hano rero bakubwiye ngo complete authentication process. Hanyuma hano dusubire inyuma gatoya.
aha hano urareba ahangaha ushobora gukoresha buno buryo payment method. Ahangaha muri kuhabona payment method, uraza ukakandaho. Utegerezeho gatoya. Ahangaha urabona ko dufite USDT, ePay, Binance, Paina. Ushobora gukoresha uburyo wumva ushaka wowe. Hanyuma rero kubera ko ubona nta mafaranga ariho, ubu buryo ntabwo bwashoboka ngo mbereke nibura uko wayabikura. Hanyuma hano rero hano ikishoboka ni uko waza hano kuri live ukaba wagurisha amapoint yawe n'abantu. Reka dutembere turebe nibura ahantu barimo bayagura. Urugero ya dore kunguko rwose abantu bimara kuri amafaranga ku bwishi muri kubibona. Muraya ko barimo bahana amafaranga nta kibazo. Reka dutembere turebe ko ari ahantu tubona nibura umuntu yapininze kode arimo agura. Murareba ngaho hose abantu barimo barahana amafaranga muri kubireba rwose. Reka turebe ahantu umuntu yapininze kode arimo agura coin. Reka turebe aho turi bumubone. Reka tuze turebe ko tuza kubona uyu muntu arimo agura point cyangwa coin, kugira ngo nawe ubashe kumenya ngo se koko aya mafaranga arakora. Reka nze mbafashe kureba uyu muntu. Reka tunyure hano gatoya turebe twihuse cyane kugira ngo tunyure hariya ku bantu benshi. Ahangaha turebe hano umuntu ugura point ninde. Umuntu urimo ugura point ninde. Reka tuze turebe umuntu ahantu arimo agura. Reka turebe ahangaha ko hariho. Hano atashyizeho link ngo agure. Reka dusubire hano turebe. Ndaza gutinda mpagere ndabereka mwebwe ntimurambirwe, mukurikire mwitonze. Aya mafaranga urayabikuza, urayakorera ukayabikuza rwose nta kibazo. Urayakorera ukayabikuza nta kibazo. We ntugire ikibazo ngo abo mafaranga ngo macoin ngo ninyakorera ngo nzagira gute. Reka turebe ndaza ndereke umuntu wapininze arimo agura. Reka turebe ko tuza kumubona. Tuze turebe ko tuza kubona umuntu urimo ugura coin. Turebe ko tuza kubona umuntu urimo ugura coin. Kubona uyu munsi batashyizeho ko mbona uyu munsi nta muntu uri kugura. Reka turebe kwa Isano. Isano hano se ara. Ndabona atapininze nawe. Ndabona nawe atapininze. Ariko ndakubwiza ukuri wowe mininga kandi ushyiremo imbaraga amacoin yawe, ntuzabura umuntu uyagura. Hano kuri dashboard baba bakeneye ari benshi cyane. We ntuzagira ikibazo uzabikuza gute. Wowe ubundi uzambwira nyuma yuko umenya uyu mushinga. Nabwiye ngo aha niho ugiye gukora amafaranga. Cyeka nimba nta mwanya ufite nawe wicare hasi ukorere aya mafaranga. Twahageze rero ngaha my friend. Dore ngaha aho twifuzaga tugura point. Dore ngizi nimero baguhaye. Dore ngaha. Dore ngaha. Dore ni ahangaha nababwiraga tugura point my friend. Tugura point. Ndatekereza ko buri muntu wese aharebye. Dore ni ahangaha. Hanyuma rero wowe umayininga payi ntago ariho honyine wakorera amafaranga. Gerageza utembera ahantu hose hashoboka maze ubashe guhabwa amafaranga. Reka rero dute dusoreza ahangaha. Ndatekereza ko buri muntu wese ashize impungenge. Mbabwira ngo duhure muri video ikurikiyeho
abagira urujijo rw'ukuntu mwabikura tuzagenda dufatanya, muzajye mugenda mwandika muri comment, nzajya mbafasha umunsi ku munsi. Bye bye.